Hello guys, ikaze cyane mu kiganiro cy'uyu munsi muri kumwe nanjye Natasha Kiza. Iminsi myinshi cyane nizere yuko mumeze neza kandi muri kugira ibihe byiza. Niba uri kumva urusaku hirya no hino wihangane ndi muri parke. Uyu munsi ngiye kubagezaho ibintu 10 bizakwereka yuko umukobwa bitekerezaho cyane. N'abatsindiye rero reka mbibabwire. Ijambo rya mbere kwiye kumubwira nuko koresha iri jambo ndagukunda. Ni ijambo mu by'ukuri iyo urimubwiye yumva yuko ari w'agaciro imbere yawe kandi yuko warangije kumwimika mu mutima wawe. Ijambo rya kabiri ahangana kumubwira yuko umukumbura. Birashoboka yuko muri state zitandukanye cyangwa se mu bihugu bitandukanye, iyo umubwiye yuko umukumbuye ni kimwe mu bintu by'ukuri bimwibutsa yuko hari umuntu yahaye isezerano ryo gukunda cyangwa se umuntu yiyeguriye. Yes, ikintu cya gatatu ahangaha no kubwira uyu mukobwa yuko afite imisatsi myiza. Yes, abakobwa bakunda yuko wababwira ikintu muri makeya kibashimisha. So iyo wibanze cyane ku misatsi yabo ni kimwe mu bintu bibashimisha cyane. Ikindi kintu ahangaha kumubwira yuko afite amaguru meza ni ikintu kimwe kimwereka yuko warangije kumwitegereza cyane cyangwa se kuba wita cyane kureba uburyo ateye. Amaguru ye rero ni kimwe mu bintu bimushimisha cyane iyo umubwiye. Ikindi ahangaha wamubwira uti nta kintu kinshimisha cyane iyo ndi iruhande rwawe cyangwa se iyo turimo turaspendinga umwanya hagati yawe nanjye. Ikindi ahangaha ukamwibutsa tujuru yuko inseko ye ari kimwe mu bintu bituma umutekerezaho cyangwa se inseko ye ni ikintu mu by'ukuri kigukurura cyane mu buzima bwawe. Ikindi ahangaha wamwibutsa yuko ntushobora kubaho mu buzima uyu mukobwa mutari kumwe. Iki ni ikimenyetso cyiza cyangwa se ni ijambo ryiza rimwibutsa yuko mu by'ukuri warangije gufata umwanzuro wo kubana nawe. So ni ijambo ryiza wamwibutsa tujuru yuko kubaho mutari kumwe ntago ushobora kubishobora. Ikindi ahangaha wamubwira uti nkunda uburyo uhumura neza. Ikindi ukamubwira uti nta kintu kinshimisha cyane iyo ndi iruhande rwawe cyangwa se iyo turimo turaganira face to face. So biramushimisha cyane iyo yumva yuko mu by'ukuri presence ye imbere yawe ari ikintu cy'agaciro. Amagambo ni menshi cyane ushobora kumubwira. Aha kandi wamwibutsa yuko mu kuba ubona iminsi igenda yicuma umunsi ku wundi wumva yuko nta handi warangiriza ubuzima bwawe cyangwa se nta handi wajya gushakisha hatari kuri we. Mwibutse yuko udashobora kubaho muri ubu buzima atari kumwe nawe. Iri ni ijambo mu by'ukuri rimushimisha cyane mu gihe urimubwiye. Nta kizamuryohera kumva umwibutsa yuko waciye ahantu henshi hashoboka ushakisha urukundo, ariko kuri ubu ngubu kuba umufite nta kintu na kimwe cyaza ngo kimusimbure mu buzima bwawe. So mwibutse yuko inkundo zari nyinshi wabayemo, ariko kuri ubu ngubu kuba waramubonye nicyo gisubizo cy'ubuzima bwawe. So mwibutse yuko mu by'ukuri ari we finale. Mwibutse yuko waciye mu bintu byinshi cyane cyangwa se wahuye n'abantu benshi batandukanye, ariko urukundo ari kukwereka cyangwa se ari kuguha kuri ubu ngubu ni ikintu cy'agaciro cyane. Yes, iki nacyo ni ikintu cyiza rero cyo kumwibutsa mu by'ukuri. Ikindi cyanyuma ahangaha mwibutse yuko mu by'ukuri wifuza kuba wakura umunsi ku wundi uri kumwe nawe ubuzima bwawe bwose. So no kuvuga yuko ushaka kugira ngo ubane nawe akaramata. Yes, so nibyo bintu nari mbafitiye rero uyu munsi. Nizera yuko wowe musore niba wifuza gushaka amagambo wabwira umukobwa cyangwa se umuntu muri gukundana kano kanya, nta yandi yatuma anezerwa atari ayangaya. Mu by'ukuri aya magambo akora ku mukobwa ku mutima we cyane. Yes, niba ukunze video y'uyu munsi wibuke wihe thumbs up. Ikindi niba ushaka ko nkora video nyinshi nk'izi ngizi nabwo umbwira aho hasi yego kugira ngo nzabashe kubakorera iyindi video. Turi kumwe rero, Imana ibakomeze aho muri hose.